ugasanga igishahe cya 500 kiguzwe 5,000. none wa mukene wari ugikeneye ufite 500 ntakibone. Ugasanga bafashe igitebo cy'ibijumba, ari urusengero rumwe, ari umushobora tumateragana mbwa ati mu rusengero ati najyaga ngurisha cyangwa nyiri umudiyakoni, atari umukecuru wajya kuzamura ati nubwo mujya mwibuka nkibuka ijwi rye nubwo yapfuye, ati twashyira igitebo cy'ibijumba hejuru agahera akabango 300. yavuga 300 babakire ngo bajya kubiha ingurube, bajya kubiha inka, bakamupadisha igitebo kikagura 3,000. wa mukene nabibone agataha nabyabonye kandi yabishaka koko nabibone, ahubwo wa mukire ubijya byo kubiha ingurube akaba ugira gute akaba uribona. Reka twongere tubahe ikaze n'ubundi ni kuri Gasabo TV Limited. Ngiye n'ubundi ndi host, nababwiye ko mba nabazaniye abatumirwa uniya sayo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana hamwe na Reverend Pasteur Aimable International, kandi ndabize neza ko mumaze kubona ko ari umuntu bagezaho ijambo ry'Imana ryiza. Pastor, reka twongere tuguhe ikaze. Numvishe ejo wari watugejejeho ikiganiro cyiza none cy'ijambo ry'Imana kandi cyakoze ku mitima y'abantu. N'uyu munsi reka nizere yuko Uwiteka n'ubundi yaguhaye amavuta kandi ugiye kutubwira ijambo ry'Imana riraza komora imitima ndetse rikanakiza abarwayi bakaba bakira. Tuguhaye ikaze wumve wisanga, hanyuma umwanya n'uwawe. Murakoze nyako wa munyamakuru ko uyu mwanya muduhaye, nubwo ari Yesu wasize awudusigiye ariko nawe mwabigizemo uruhare. Muratwakira mu busitani bwanyu bwiza bw'amahoro. Nuvuga ngo n'ubundi nkuko nakomeje kubibabwira, nitwa Reverend Pasteur Aimable, kandi umukozi w'Imana watumwe ku isi hose kuvuga ubutumwa bwiza. Uyu munsi ndi hano i Kigali, ubwo niho ngeze kandi cyakomeza kugenda. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndashaka kugira ngo tuganire ku kintu cyitwa isoko ry'umugisha n'isoko ry'umuvumo. Icyo kintu uwo mutwe w'amagambo ni umutwe nashatse kugira ngo ushyireho gutyo, ariko turabireba mu ijambo ry'Imana ahantu isoko ry'umugisha ryabonetse. Noneho ari n'isoko ry'umuvumo Yesu yasize yirukanye mu rusengero ariko rikaba ryaragarutse. Ibyo nacyo nicyo kintu nagira ngo tuganireho, ko icyo nacyo kiri mu bintu byamagurukije, byatumye ngira ifuhe ndahaguruka mvuga ubutumwa bwiza, namagana ibintu bibera mu nzu y'Imana Yesu yasize yirukanye. Ubwo tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turabisanga muri Matayo ibice 21 ku murongo wa 12. Ndashaka noneho kusa nk'uhaguruka, tugiye gusoma muri Matayo 21 ku murongo wa 12. Umutwe w'amagambo aratubwira ngo Yesu yirukana abagurishiriza mu rusengero. Nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukanamo abaguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Arababwira ati byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Nuko impumyi n'ibirema baramusanga mu rusengero arabakiza. Ariko abatambyi bakuru n'abanditsi babonye ibitangaza akoze, n'abana bavugiye mu rusengero amajwi arenga bati Hoziyana mwene Dawidi, bararakara. Baramubaza bati aho urumva ibyo aba bavuga? Yesu arabasubiza ati ni mwari mwarasomye ngo mu kanwa k'abana bato n'abonka wabonyemo ishimwe ritagira inenge. Arabasiga asohoka mu murwa ajya i Betaniya
ararayo. Twakira ijambo ry'Imana. Irindi jambo ry'Imana turayisanga mu gitabo Abami ba kabiri ibice 7 utera ku murongo wa 16. Abami ba kabiri ibice 7 umurongo wa 16. Atubwira ngo umutwe w'amagambo utangira atubwira ngo Elisa hanura yuko bagiye abango ababembe bagarukanira abandi inkuru z'agakiza. Umurongo wa 16 akatubwira ngo nuko abantu barasohoka banyaga ibyo mu rugerero rw'Abasiriya, bituma bagurisha indengo y'ifu y'ingezi ya shekeri 1 n'indengo 2 za sayire zigurwa shekeri 1, nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryavuze. Maze umwami agira uwo mutware yegamira, amushyira ku irembo ngo arinde ibyaho. Abantu bamwuriraniraho hejuru aho yarari ahageze ku irembo arapfa, nk'uko wa muntu w'Imana yavuze. Igihe umwami yazaga ahari. Mwakira ijambo ry'Imana. Niba ngo dusomye aya magambo nk'uko umutwe w'amagambo watubwiraga ngo isoko ry'umugisha n'isoko ry'umuvumo. Niba ngo isoko ry'umugisha ryabaye ku irembo ry'Isamariya, aho ibyo kurya navuga wenda kugira mu Kinyarwanda cy'umungu kigaragare, nk'uko ababona ngo ikiro cy'ubugari cyari cyarabuze, wenda cyaguraga amafaranga 1000, noneho kikagura amafaranga 50. Aho ngaho no isoko ry'umugisha ryagize gute ryabonekeye. Nk'uko Elisa bivuze, isoko ry'umugisha avuga ati igihe nk'iki ngiki ikiro cy'ubugari kizagura amafaranga 50, cyagura amafaranga 1000. Abantu kubyumva byarabananiye, kugera naho ngo warindaga umwami yamugishije makaravuga atari kubundi naho ijuru ryamanuka amarembo y'ijuru agafunguka, ibyo bintu uvuga byabaho. Abantu ntago babyumvaga, uko igihe inzara yarateye abantu barya abandi barabuze ibyo kurya. Ariko Uwiteka Imana ituma umuhanuzi wayo abatugenda ubabwire kejo bazarya. Byari ibintu bikomeye cyane ko wabwira umuntu ngo ejo muzarya, kandi niba ari cyari igihe cy'impeshyi yatumye ibintu byose byuma, nta mvura yaguye ngo nyabutongo zizamera cyangwa se hazamera ibyatsi wenda tubirishe. Kugira ngo abantu babyumve, ntago cyari ikintu cyoroshye. Haleluya. Yesu rero igihe kimwe ngaragenda ajya mu rusengero rw'i Yerusalemu. Batubwiye ko ari mu nzu y'Imana. Ngo ageze mu nzu y'Imana ngasanga abavunjayi bateretse amadolari hariya, barimo kuza kuvunjisha. Umuntu wese uraza gutura niyo wenda aratura amadolari 5, akafite inoti y'amadolari 10 akaza kuvunjisha. Abandi bazanye inuma n'ibindi byose bashize mu nzu y'Imana, bahashize isoko. Ngo Yesu ahageze afatwa n'ifuhe, arangije ngo yubika ameza. Haleluya. Yesu arubika, arafata arubika, ifuhe iramufata arafata arubika. Hari ibintu rero dukwiye kubika mu minsi ya none. Hari ibintu Yesu yubitse abantu banjye bakagarura. Nuvuga ngo njya nangara
njya mbona mu nsengero zimwe na zimwe ugasanga umuntu yazanye igisheke, undi yazanye igitoki, undi yazanye isahani y'ibishyimbo, undi yazanye imyumbati, wajya kubona ukabona barabituye abijyanye ari nk'ituro ry'ishimwe. Yarangiza amateraniro yajya kurangira ngo tugiye gushyiraho ngo isoko, ngo tugiye kugurisha. Rya soko Yesu yirukanye mu rusengero bararigaruye, bivuze ngo ni ibizira byagaruwe. Yesu yasize yirukanye ibizira, ariko abantu kubwira ry'amafaranga, kubwira ry'inda, barongeye barabigarura. Abantu aho muri kera abadiyakoni bajyaga bafata biriya bintu batuye mu rusengero bakayifashisha abakene, cyangwa se haba hari umushyitsi uzaza ku rusengero babatereka wenda ni batuye ibishyimbo, batuye ubugari, batuye n'iki, reka tuzabyakirizemo abashyitsi. Ku rusengero se hari abantu, hari umuganda ugiye kuhaba, abakristo wenda baze gukora umuganda bazarya kw'ibyo bintu. Rimwe hari pasiteri wigeze twize twaganiraho mu itorero rimwe, mubwira impamvu twebwe tutagurisha ibintu mu rusengero na ririya soko ukuntu Yesu yaryanze. Aravuga ati rero tutabigurishije badukoraho, ntago ko ati ntago bahita kubakwirukana. Bivuze ngo abantu barimo gushaka icyubahiro cyo kugira ngo batabirukana, bakarebera ibizira bikorwa kugira ngo batabirukana bagaceceka. Bishatse kuvuga ngo rero bagaruye ibizira Yesu yanze. Ukabona umuntu w'umudiyakoni araje, abadiyakoni barambabaza kuko nta nubwo banahembwa, bakabeshya batanahembwa. Umudiyakoni agafata igisheke ngo kubw'umurimo w'Imana, urumva ngo igisheke ngo murakigura ngahe. Umuntu akaza ngo kubw'umurimo w'Imana igisheke ndakigura amafaranga 500, wenda uko niyo gikwiriye. Undi akaza ngo kubw'umurimo w'Imana, kuko abantu babatinyishije Imana, ngo kubw'umurimo w'Imana igisheke ndakigura 1000, ugasanga igisheke cya 500 kiguzwe 5000. None wa mukene wari ugikeneye ufite 500 ntakibone. Ugasanga bafashe igitebo cy'ibijumba, ari urusengero rumwe, ari umushumba tumateragana mbwa ati mu rusengero ati najyaga ngurisha cyanyira umudiyakoni, atari umukecuru wajya guzamura ati nubwo mujya mwibuka nkibuka ijwi rye nubwo yapfuye, ati twashyira igitebo cy'ibijumba hejuru agahera akabango 300. Yavuga 300 babakire ngo bajya kubiha ingurube, bajya kubihinka, bakamupadisha igitebo kikagura 3000. Wa mukene nabibone agataha nabyo abonye kandi yabishaka koko nabibone. Ahubwo wa mukire ubijya kubiha ingurube akaba ugira gute, akaba uribona. Ese bavandimwe ngaho namwe rwose muzatugira n'inama, muzanatanga na comment. Mu by'ukuri ari umukene wari ukeneye ibyo bijumba akamwa kuri 300, n'umukire ubiguze 300 akajya kubiha ingurube. Isoko ry'umugisha, iryo ni isoko ry'umugisha cyangwa isoko ry'umuvumo? Isoko ry'umugisha icyo risobanuye ni isoko rivuga ngo cya kintu cyaguraga 1000 kiragura amafaranga 200. Iryo ni isoko ry'iki ry'umugisha, kugira ngo babakene n'abajya gute babibone, abakene mu rusengero bagiye gute babibone. Ikindi cya kabiri nuko bibaye isoko ry'umugisha koko, babashonji baboneraho bakabigura makeya bakajya kubirya. Ariko se niba umushonzi atahaya ku isoko ry'umugisha akaba ari isoko ry'abakire, iryo ni isoko ry'umugisha koko? Njyewe ku bwanjye mbona atari isoko ry'umugisha, kandi ugasanga ko Yesu yasize arisenye, ariko abantu kubw'indamu zabo, kubwo kwishakira amafaranga barongeye bararigarura, kandi ukumva bavuga ko ntacyo bitwaye. Barangiye baranaribatiza bagitanga isoko ry'iki ngo ry'umugisha, ngo kubw'umurimo w'Imana. Abantu bafashe ibintu by'Imana babishyira uko bitari, babivuga uko bitari. Ririya soko ryo mu rusengero nge nagize isoko ry'umuvumo, ntago ari isoko ry'umugisha. N'abandi bose bazankurikira bazambwire mu by'ukuri, turebe ngo isoko umukene atahahiramo koko ni isoko ry'umugisha. Ese turi batije tugite isoko ry'umugisha, cyangwa tuvugisha uko tuvuga ngo ni isoko ry'umuvumo? Nshuti zanjye rero, namwe bakozi b'Imana bagenzi banjye, mwakoraga ibyo bintu ndabakebuye. Niba ngombwa muzabyigeho mu matorero yanyu, murebe mutese ibi bintu dukora iri soko kuko nibyo. Ese isoko ryo mu materaniro ese rirahari, rirakwiriye? Ese ntibyashoboka ko bajya kubicuruza amasoko? Ese njya nibaza, nge ndi umucuruzi ndanacuruza,
mfite tini namba kandi nanga n'amafaranga y'ukwezi. Iyo isoko ryabaye iyo ngiye kurangura mu isoko hari ibyo asiga nanze y'imisoro. Ese iriya soko ryo mu rusengero ese ritanga umusoro? Ese banga rimwe aho ntago mwarangaye ko hari andi masoko mutajya gusoreshamo kandi ari musoresha? Ubwo nabwo niba mufite isoko aho ngo mu rusengero rwanyu ni musore, nabwo ni ubujura. Bishatse kuvuga ngo rero mushatse mwasoma ijambo ry'Imana nimurigoreke mukabona ko Yesu yasize yanze isoko ryo mu rusengero. Ikindi mukareba ku isoko ryabaye i Samariya, kuko niho hantu habaye isoko rya mbere ry'umugisha, mukaba ibyo mugira mute akaba ibyo mugenderaho. Ubwo rero muri makeya nanifuje ngo tuganire ku iki kintu, dukura abantu mu rujijo, dukura abantu mu rungabangabano. Amadini ameshi agenda apfuka abakristo babo mu maso, akabizeza ibintu bitari byo. Uko mujya vanga isoko ngo ni isoko ry'umugisha, ngo ni kubw'umurimo w'Imana, kandi ibyo bintu byabo byo gufashishwa abakene, bakabijya mu rusengero harimo abakene bahingira ibijumba, bahingira imyumbati, bahingira ibishyimbo. Byabanje kubanza guhaba ko ijambo ry'Imana ngo idini ry'ukuri ni rifasha imfubyi n'abapfakazi n'abakene, rigasura abarwayi, bakifita mu mibabaro yayo. Niryo dini ry'ukuri. Niba muvuga ko iyo dini amadini yanyu ari ay'ukuri, nimufate ibintu abantu batuye mu rusengero byo kurya mubiha abantu bajye kubirya. Wenda amafaranga muyajyane, kandi nayo mukwiye kujya gute, mukwiye kuko amafaranga yo gufasha abakristo bakenye. Tubanze twubaka abakristo bacu, tubateze imbere. Niba mara kubona ko bya bintu abantu bari bakeneye kuburara bahawe ibyo kurya, ibisigaye wenda mubone kujya kubigurisha. Twege mu itorero ryanjye ibintu byatuwe byo kurya tubiha abakene bakajya kubirya. Ni kwa kundi abantu bitanga, umuntu agatanga igitenge tugiye kubaka, wenda nk'iyo tugiye kubaka nk'urusengero, umuntu yitanze igitenge turakimusubiza akacyambara. Kuko hari igihe ushobora gufata igitenge cy'umudamu yagera mu rugo umugabo wenda nago basengera hamwe, umugabo akavuga ati cya gitenge wagisize heye, ugasanga induru ziravutse mu rusengero. Twero nago twishimira gufata iby'abantu ngo abe byo tugundira, ngo tubishake amafaranga tugurisha igitenge cy'umuntu, uzanyira ukwete turarumusubiza, cyangwa se hakaba haboneka wavuga ati ngewe reka mucungwe warukweto gura muntu asubireyo arwambaye. Ariko ahandi nyabona igitenge ahita kwakira ku isoko, urukweto bakira ku isoko, telefone bagashyira ku isoko. Hari igihe umuntu afashwa nyira kumva arafashijwe akagenderamo ko gufashwa kwako kanya, ariko nyuma ugasanga ageze mu rugo ati telefone yanjye nayitanga, igitenge cyanjye nagitanga. Hari umuntu waje ngo nabasatuzi, araza avuga ngo Yesu ngo aravuga ngo muzane icyana cy'indogobe, ngo ari cyo ngo mukizane. Aranje abwira abantu ngo icyana cy'indogobe ngo n'urutoki rwawe, ngo icyana cy'indogobe ngo nakabati kawe keza, ngo icyana cy'indogobe ngo ni saro yawe nziza, ngo tanga icyana cy'indogobe. Hari umuntu wavuyemo atanga urutoki rwo munsi y'urugo, nyuma amaze kugera mu rugo babisubiye n'umugore basanga bibeshye, basanga ibintu bakoze ni amarangamutima yabafashe, basanga bitari ngombwa, batangira kujya gutega gusubiranamo. Ugasanga rero abantu babasatuzi, kandi wasanga ngo bamwe ngo amafaranga ngo bitangishije abantu kuko bashyize iterabwoba, bayagabana n'itorero yagiye kuvugiramo ubwo butumwa. Ugasanga bigorero ni ubutumwa butari bwiza. Yesu ntabwo atubwiye ngo tugende ngo twigishe abantu, tubabwire ngo bazane amafaranga, ngo tubabwire ngo bazane ibyo batunze. Ituro ryemerwa ni ituro ry'umutima ukunze, umuntu ava mu rugo yateguye bati umunsi ndatanga icya 10, umunsi ndatanga ituro ryishime kwa Imana yankoreye iki ngiki. Ariko ibyo gutera abantu ubwoba kugira ngo bakunde batange amafaranga, ibyo bintu ntabwo ari byiza. Nabonye wenda leta nayo yarabyuririyeho, ari mpamvu mu byo batangamo bityatumye bafunga isengero nacyo bakivugamo. Aho gasanga mu cyukuri ni twege abakozi b'Imana twateje akaduruvayo, twakoze ibidakorwa, ugasanga twaratandukiye. Ibyo Yesu asize atubwiye ntabwo ibyo turimo gukora. Numva muri makeya wenda tuzasubira, ariko nagira ngo buri wese yumve icyo kintu. Nagira ngo dusenge Imana dusoza. Data wa twese wo mu ijuru, uri Imana ishobora byose, ntabwo ushoboye bikeya. Uri Imana ishoboye ibintu byinshi cyane. Ndakwinginze cyane ngo twebwe abakozi bawe, hari ibyo twakoze ku byashinganywe, hari ibyo Yesu yasize yirukanye mu rusengero tubigaruramo. Ariko Mana, icyama abantu bakabishurirwa, bakabona ko ibyo bakora atari byo, bakabasha kwihana. Nuko rero tugirire neza, ugiye guhishurirwa, umwuka warakomeza kutwigisha kandi akomeza kudusobanurira. Kandi biteka Imana, ndakwingiza cyane ngo muri ibi bihe bibi bikomeye by'ubuhenebere, usuka umwuka wawe wera
mu bantu bawe babashe gusobanukirwa. Kandi ndakwinjiza cyane ngo abantu bumvishe ubutumwa bwiza abo ukoze ku mitima, Imana baha umugisha, kandi umuntu wese ubwumvishe Imana imuha umugisha. Urakoze rero kubyumvishe, komeza gutufasha kutugira neza. Ndambaje n'izina rya Yesu, urakoze. Amen.